uyu mugenzi dutangiranye nawe yakomeje kugira intekerezo zitari nziza muri we. Ni iki ushaka kunyumvisha gukora mwana? Ni ikihe kibazo ufite wa mugabo? Ndashaka gukiza umuryango wanjye, nanjye ubwanjye turi mu bibazo kuko umujyi wacu ugiye kuzirwa n'umwijima. Noneho reka ngufashe ngo urwandiko uzatuma ucungura umuryango wawe. Uranyura ino nzira. Guhura n'umwigisha yamurangiye inzira yawe yakiza ubuzima bwe. Mugabo wa ugiye yewe mugabo wa mugagiye hera binibi ese umuntu aragenda ntanavuge bigenze bitese mana yanjye uyu mugabo wanjye. Uyu mugenzi yemeye guta umuryango we akomeza inzira imugeza ku musaraba. Abaturanyi be bo batangiye kumufata nk'umusazi. Ko tubona wirukanka cyane utaye umuryango n'umugore n'abana bawe. Naho gukiza umuryango wanjye nanjye ubwanjye kuko umujyi wacu wegerejwe n'umwijima. Ni ibiki ntabwo tubyemera bituma ni ibiki bituma ushaka gusiga umuryango wawe ni ibiki? Kandi bibagize namwe mwaza tukajyana kuko abantu namwe mwahakiriza. Aretse tukisubirira hahandi twari turi ko ari heza koko urajyaye. Aya ahubwo mwikubisa kunyeza. Ariko ubundi wowe waje tukijyanira ko ahantu ngiye hari ibyiza byinshi kandi nawe ko wakumwukira. Aze ko hari ibyiza? Yes. Ubu nanjye siga abana banjye tugende. Tugende. Wabyumvishe? Wakaje tukamukurikira. Ntaho najya genda wenyine. Gende. Oya ntaho najya. Genda wenyine. Genda nawe. Genda. Umuturanyi we yaje kwiyemeza kumukurikira. Nubwo atarazi urugendo yaragiye mu rwarirwo, ntabwo byaje kumworohera rero. Yaje kugarukira mu nzira kuko urugendo bari bagiyemo ntabwo rwari rusanzwe. Urugendo rwasabaga kwihangana. Imana igihe wari wivovota witutumba ahantu tugiye ni bugufi rwose ihangane wicika intege kandi twenda kuhagera. Hakose muntu w'Imana icyo wambwire ngo tugende dore ahantu twavuye twagenze dore ibirenge byarushye. Ese iyo hantu hari abagore beza hari iki cyiza tugiye kureba kubuza birangire numve kandi byiza. Inshuti nziza rero aho hantu byo kubanga abagore cyangwa amazu meza ibyo ntabwo n'inyo bitanga ariko ushobora gukiza ubugingo bwawe kandi nyuma y'ibyo byose hari buri kimwe ibyo tutaboneye hano iwacu aho ngaho tuzabibona. Sinzi rero impamvu ukomeje gucika intege kandi twari turi bugufi yo kuhagera. Ahubwo ngwino dukomeze urugendo kuko turi hafi yo kuhagera. Ihangane dukomeze tugende. Komeza ugende nawe ugera mu Rwanda. Ya, Niba dukomeze tugende. ugende kuhagera. igende. Utuntu tworoheje cyane. Oya igende. Ibintu bitwaye. Gende, gende. Umugenzi nawe yakomeje inzira ye wenyine nubwo yarakomeje guhura n'ibigeragezo bitamworoheye. Wa mugabo urimo urajya he? Kujya mu rugendo rujya mu ijuru. Mwijuru dore wayo byino nzira ntago ari ijya dore ijyaho ni iyi ngiyi. Ukayigenda ikugezayo. Aho tu. Urugendo rwiza. Ibigeragezo byakomeje kumubana
gusa icyo Imana yakunze ntawe ugitera ibuye. Yongeye guhura n'umwigisha amusubiza mu nzira y'ukuri. Wa mugabo, iyi nzira niyo nakubwiye kunyura? nawe na Bwenge arambwira ngo nikomeze iyi nzira. Bwenge yagushutse, manuka ino nzira usubire mu yo wari urimo. Mwigisha ko nakoze urugendo rurerure, ubu ndongera nsubira inyuma koko? Wowe ihangane kuko icyo ushaka uragiharanira. Ihangane usubireyo ufate iriya nzira niri bukugeze aho ugomba kugera. Nyuma y'ibigeragezo umukristo wacu yakomeje iherezo ageze ku musaraba wera. Yatangajwe n'uko umutwaro w'ibyaha yari yikoreye yagiye kwikabakaba asanga wagiye, nuko arishima cyane aranezerwa. Iteka ahabwa icyubahiro. Amina. Amina mwami wanjye, urakoze Nyagasani. Amina amina. Siko bimvuyeho ndumva nduhutse, nari ndemerewe cyane. Urakoze Nyagasani, urakoze nuko zina ryawe. Si ibyo gusa kuko yahuye na marayika wera. Uramutse aguruka, akira urwandiko uzakugeza mu ijoro. Akira ibi nabyo bizagufasha mu rugendo rwawe. Uyu mugenzi wacu akomeje urugendo rumugeza mu gihugu cyo mu ijuru.